Kaze mwene data muri kumwe na Apotre Rwema Ndamiye Kibibi, ndagira ngo usabe ukande subscribe niba utari wabikora kugira ngo uzajye ubona ibiganiro dutanga buri cyumweru. Imana iguhereze umugisha uryoherwe n'ibiganiro bikurikira. Tugize ndakora iminota nk'ibiri gusa yo kubibutsa ibyo turimo. Amagambo Imana itwigisha ni ishuri. Uzuja mu ishuri ugatangirira muri gardienne ukayivamo ukazageza igihe uzoba na docteur, ariko hari aho uzutangira ukagenda uzamuka. Uyu mwaka kuva ku itariki ya mbere y'uyu mwaka kugeza uyu munsi, buri cyumweru na buri mwanya tubonye amahirwe yo kuvuga ijambo ry'Imana hano muri iri torero, haba mu mibyizi cyangwa ku cyumweru, tuvuga ku ijambo rijanye no gukiranuka. Ririmo byinshi cyane, nari ndimo nditekereza abantu bamwe bakavuga bati tuzongere turidubure, ariko buriya tuzasenga Imana yongere itwereke niba ari byo cyangwa se niba hari ikindi izifuza kuko tubasha kurebaho mu gihe cyaye kiza. Muri bimwe muri iyi minsi ishize kuva aho tuvuye muri lockdown, hari amagambo makeya twatangiye kwiga nka series ziri hamwe. Turavuga ngo hari inkingi zitatu umukristo wese agomba kuba yubakiyeho ubukristo bwiwe kugira ngo ahagarare, ashikame kandi akomere. Tuvuga inkingi zitatu ko ari izihe. Inkingi ya mbere ugomba kuba wubakiyeho, ndimo ndabibutsa gusa kugira ngo ijambo tuza kuvuga timurifatire mu kirere. Inkingi ya mbere y'ijambo ni iki? Ni ugukizwa. Nta ibindi wakora byose nibi byose tuvuye kuvuga ubikoze udakijijwe, twaravuze ngo nta kamaro byaba bifite. Kandi gukizwa si ukumenya, ahubwo gukizwa ni ukwemera. Buryo tuvuga muri rwa rurimi rwacu ngo kwemera, ntukwemera. Satani ni uzi Imana cyane kuruta twebwe, ariko ntabwo Satani akizwa. Amen. Ariko abamwemeye bose yabahaye uburenganzira bwo kwitwa abana b'Imana. Abumvise inkuru nziza bakayakira, bakayigira iyabo, bakayigenderamo. Cyo ni ikintu cya mbere. Turavuga ngo iyindi nkingi ya kabiri ni iki? Ko nta muntu wanyumvise umwe ba? Nkingi ya kabiri ni ugukura. Turavuga ngo umukristo wamaze gukizwa agomba gukura. Ntabwo waguma uri bebe, ugomba gukura. Tuvuga ibintu byinshi cyane, dushiramo ijambo ry'Imana ndayahina. Tuvuga kuko umukristo akuzwa no gusoma ijambo ry'Imana, agakuzwa no kumara umwanya munini imbere y'Imana aganira nayo, imwigisha, akagenda akura, akagenda azamuka. Tuza kuvuga nanone icya gatatu arico turimo muri iyi minsi. Tuza kuvuga ku kintu kijanye no guhinduka umwigishwa wa Yesu Kristo. Nimo murankurikira. None icyumweru kiza nzotanga test, nimwibagirwa n'ikibazo kabisa. Gukizwa, gukura no guhinduka umwigishwa. Mu guhinduka umwigishwa tuwavuga ibintu byinshi cyane, ntagiye gusubiramo kuko mfite ijambo ry'uyu munsi. Twavuze amagambo menshi, tugeze ku ijambo rimwe nakunze cyane Imana yampaye, naryo riduhesha kuba bigishwa ba Yesu Kristo. Ni ijambo rijanye no kubana n'abandi, kuko wabyishe nta bindi bintu biza igiti ndikizaguca umusa. Bwana sifiwe. Amen. Tuzahura n'ihene ngo iguca umusa, uzacumura uhuye n'umuntu, uzacumura wumvise amagambo undi muntu yavuze, cyangwa se uzubakika wumvise amagambo undi muntu yavuze, cyangwa utera imbere bitewe n'umuntu, kubera kuko n'abantu twinteractinga nabo. Niba wavuga ngo wabaho muri island ukaba nko ku gasozi mu buryo ibizabandi bitakureba, vraiment utabashije kubana n'abandi, ndakeka kuko binagoye kugira ngo uzabane n'Imana. Utabasha kubana n'abandi uburyo Imana yifuza kuko ubana n'abandi. Muri ubwo buryo bwo kubana n'abandi, aka kanwa yemwe mwokagira Imana mwe na gace gatoya mu mubiri wacu, ariko aka kanwa kacu n'aya maso yacu n'aya matwi yacu atangana n'uku kuboko kose kungana gutya, aza dukoresha ibyiza kandi ashobora no kudukoresha ibibi bishobora gutuma rwose kuba bigishwa bitunanira. Turavuga ngo reka twige byinshi bitandukanye, tumenye uburyo ibyo tugomba kumva n'uburyo tugomba kubyumva,
tumenye ibyo tugomba kuvuga n'uburyo tugomba kubivuga. Dusanga ndetse Imana itwereka kuko amagambo tuvuga dushobora kuyavuga tutayahaye agaciro, agasenya, tukaba twicaye uri umwicanyi, uri umurozi, ariko utarafata igihuru ngo kivange n'ikindi, ahubwo uhawe ukoresha kano kanwa. Ugashobora kwiroga utaragenda ngo wenyine witobera umuti w'isumu, ahubwo ari uko wemereye amagambo maba gusenya aza kinjira mu buzima bwawe ugasenyuka pe. Ndimo ndabijana amagambo magufi magufi. Ejo bundi ahangaha mperutse ahangaha tuvuga ku ijambo rivuga ngo biriya byose wabivuga gutyo, ariko avuga ati se kuko abantu baza bansitaza, abantu baza bankomeretsa, abantu bameze gutya, ugasanga ikibazo cabaye abantu hirya no hino. Twageze ahangaha dushira hano kuri no tablo tubereka umuntu niki, ese ko Imana ari nzima kandi Imana akaba ari nziza, kandi tukaba tuzi ko Imana ariyo yaremye umuntu. Imana se nziza kandi ikamurema mu ishusho ryayo, ni gute yarema umuntu mubi? Tubyigaho twese. Nanje ngitangira gutegura izo nyigisho naribashije ntavese harya uku nyine ndabikura hehe, kuko byajanye mu kibazo cyo kuvuga ngo ese ko Imana ariyo yaremye kandi karema umuntu basa, ikavuga ngo uyu muremye mu ishusho ryanje, ni gute yaba mubi? Ni gute yagira nabi? Tuza kureba tubonaho ikibi cyose kiza gituruka mu cyaha, muri environment tubamo, mu buryo twakuze, mu buryo twarezwe, mu buryo twabayeho. Ibyo byose bikatwizingiraho, twarangiza umuntu wa wundi wari uzi Imana yaremye mwiza ukamurebera mu ishusho z'ibyo yahuye nabyo, ukamurebera mu ishusho y'ibibazo afite, aho kumufasha ugahangana nawe kandi ukareba kuko ari Satani. Oyaye, Satani si we, ahubwo Satani ni bya bindi byamwizingiyeho. Turavuga ngo ubashije kubisobanukirwa, ubashije kubyakira, wamenya kubana n'abandi. Utarabimenya, ingo zizasenyuka kandi zikomeze zisenyuke. Abaturanyi bazabana nabi, mu matorero abakozi b'Imana bazaterana barwane, abaririmbyi barwane, abandi bantu barwane, baze bahora bavuga ati nuri yundati nuri yundati nuri, kubera ko bataramenya source y'ikibi kuko ari kuri Satani. Naho umuntu wese Imana yaremye ni mwiza, ukuye ikibi gusa kimuzaho. Inshingano zacu ni ugufasha wa muntu kugira ngo ahinduke uw'Imana yamuremye kugira ngo abe uwo nguwo. Izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Noneho hariya tubereka twakoresheje ishusho turaruha, tukaza tuzana ibintu wa muntu yambara, tugenda duhindura kugeza igihe yahindutse. Hari umwe wagiye kuvuga aravuga ati karabona none yahindutse nka mayi. Nyine ahinduka umuntu mubi, umugome, mubi nyine nawe watinya umubonye, ariko yari mwiza cyane, wambaye neza, usa neza, umeze neza. Niko bimeze. Ariko tugarura ku kindi ngiye kubabwira uyu munsi wa none. Hari verse imwe twese abantu bicaye ahangaha baza bayikoresha mu buryo buri random, bijanye rero n'aya magambo tugiye kuvuga. Ni ijambo rijanye no guca urubanza. Mu gitabo cya Matayo 7, reka manze mbasomera umurongo wa mbere, ariko ndigisha kuva ku wa mbere kugeza ku wa 6. Haravuga ngo timugacira abandi urubanza mu mitima yanyu kugira ngo namwe mutazorucigwa. Ntimugacire, Matayo 7 umurongo wa mbere, ntimugacire abandi urubanza mu mitima yanyu kugira ngo namwe mutazorucigwa. Izi ni inyigisho zikomeje Yesu yatangiye kuva ku gice cya 5 akomereje ahangaha ku gice cya 7. Hari byinshi yagiye avuga yigisha, anoneho ageze ahangaha avuze ku kintu kijanye no guca urubanza. Mureke mbabwire, munamuke mwarisomye, niba mutarisomye ndibaza ko mutaha muvuga ko wenda mpamba somera bitari byo nibyo. Imana tugire neza. Iri jambo muzamuryumva gute? Wenda waryumva ukahita wihutiraho kumenya ibyo ngiye kwigisha, ndatekereza kuko abenshi batabizi. Iyo twumvisha iri jambo kandi abantu benshi baza barikoresha, ibyo Yesu yararimo yigisha abantu baza babyitiranya, sindabona ijambo baza bavuga uko utariko ngiri. Uzi uburyo barikoresha? Numbonaho ikibi tuvuge ko mfite ikibi, kubera kuko akazi kawe ntabwo ari ukuvuga kuko undi muntu ngo umuboneho ikibi. Siko baza bavuga? Mind your business. Umuntu aba umujura nta burenganzira ufite bwo kumucira urubanza, kubera kuko ijambo ry'Imana ravuga ngo
tiducira abandi imanza. Barangiza ibyo ngibyo bakabibwirana, bakabigenderamo, bakumva ko ari ibyo. Mureke mbabwire icyo Yesu yari arimo yigisha ahangaha. Ni hahandi aho gutsindirwa kubera, ni muri rya tangiriro ryo kudatandukanya umuntu n'icyaha n'ikibi. Ko muratekereza ko Yesu yo kwigisha bijya byose yari arimo avuga bibaye ibingibi nk'uko tuba tubivuga ari ukuri, aya magambo yandi yigishije kuva mu gice cya 5 kugeza ubu nyine yaba ari imfabusa. Bwana sifiwe. Kuko yageze ahantu avuga, ngira ngo ni ku gice cya 6, yageze ahantu avuga ngo ati Mose yaravuze ngo ntukice, ariko ndakubwira ngo niwanatekereza kugirira nabi umuntu uzaba wabaye umwicanyi. Donc we ahubwo yazamuraga akayishira hejuru harya hasi. Ati Mose yaravuze ngo ntugasambane, atariko nunabitekereza gusa uzaba wabigezeho. Ni gute yogera aho ngaho narangiza noneho avuge ngo timugacira abandi urubanza mu mitima yanyu kugira ngo namwe mutazarucirwa. Mu yandi magambo ni nkuko ukavuze uti yewe nucikwa nino introduction ntubzumva. Ni nkuko ukavuze uti nudacira abandi manza, nutavuga ngo uyu nguyu azakora iki, nutavuga ikibi, nawe ga nta kibi cyawe kizaboneka. Ibyo bintu ko murumva bifite logique imbere y'Imana tayo. Bwana sifiwe. Yesu ashaka hangaha ikintu yari ashatse kwigisha, n'ugushaka kudusobanurira tekereza cya kibi kiri kuri uyu nguyu. Mwumva icyo Yesu yari arimo yigisha. Tuza dukunda ijambo ry'Imana, dusoma ijambo ry'Imana, turisobanukirwe nk'uko riri. Utabiinterprete neza wabyumva ukundi, kuko wavuga uti you know what, kugira ngo ibi byose mbikire simple mathematics, sinzavuga undi muntu, sinzavuga ko yacumuye, sinzavuga ko yagize gute, naje nzoba ni savinze, bizoba birangiye. Ariko sico Yesu ashobora kuvuga, kandi sico yavuze. Ahubwo yashatse kutwereka urukundo tugomba kugira rwo gutekerereza wa muntu wundi. Icyampa akagira nk'umuntu umwe cyangwa babiri cyangwa mwese bashobora kumva icyo ijambo ry'Imana rihari rivugana natwe ahangaha. Imana itugire neza. Sindabona abantu ni imaje y'ubukristu Yesu aha yashaka kugira ngo yereke. Aya yari amagambo yiwe. Aha yashaka kugira ngo yereke ko turiga gukiranuka bene data. Ariko mureke mbabwire, mbahereza urugero. Jewe nkorana n'abantu batizera Yesu. Niganye n'abantu batizera Yesu. Uzahure n'umuntu w'umupagani umubaze ikintu azi kuba Kristo niki. Ikintu cambere abaziho n'abantu bazabajije abandi, bazabacira imanza abandi. Nimba mbeshe muze kunyomoza. Ikintu cambere abantu batazi Imana bazabadutekerezaho. Mureke twige icyo ijambo ry'Imana rivuga, tubipratike amaze turebe ukuntu tubaho neza. Ikintu cambere abantu batizeye Imana bazabadutekerezaho nuko tureba abandi tukababona kuko bari munsi yacu, tukumva kuko tutobegera, tukumva kuko tutosangira nabo, ndetse wabona banagendana ukavuga turiya nzamubona hagendana n'abantu bazaba mu inzoga, uriya muntu ntabwo ari muzima. Abandi bakavuga ati twebwe turi abakozi b'Imana, turi abanyamasengesho, bakaza bagenda bibumbaritse, babona undi muntu bakumva kuko badafite no kumwegera. Aboga nibo Yesu aha yavugisha ubunyine, nibo Yesu aha yareba kugira ngo abashe kutubwira amagambo ndi bubabwira ahangaha akurikiraho. Kambahereze example iri pratique. Ahantu nkorera hari abantu bari muno bahageze. Hari umuntu dukorana conzi nzi ko ari umugabo jewe, ariko umugezeho afite inzara ziresha nkuko, buri rwara rwose rufite ibara ryarwo. Yambara inkweto sinzi ko no yambara ngo ntera intambwe imwe, ifite bene yataro isongo imeze nkuko. Yarangiza akisiga ahangaha gutya ku kanwa na bene hano ku bitsike, akambara agafurari karya k'abakobwa, yarangiza akagenda hayigira nkuko nguko. Nijwi ndetse agashaka kurihindura.
hari uburyo baza biintroduce baba bavuga ngo uvuga uri we, iwe yagiye kuvuga ntazavuga ngo he cyangwa ngo avuge ngo she, azavuga ngo them. Sabazi icyongereza bo byumva cyane kundusha. Ngo them ni ukuvuga ngo iwe ni yindi type y'abantu batari abakobwa batari n'abahungu. Winjiye hari sinovuga amazina wenda baba baraha cyangwa bataraha, hari abahageze hari abamubonye. Iyo uhageze ikintu cyambere uzukora niki? Hari abo numvise ganjewe ndabiyumvira n'akanwa n'amatwi yanje. Guca imanzi yaba babivugiraga gusa mu mutima ngo koma shitani. Baramurangiza kamavuga ngo koma shitani. Uwo nuwo hanze. Uze mu ikanisa. Hari amaklasi abakristo baza bakora. Hariho bamwe bakijijwe cyane baza bareba abandi akavuga ngo buriya we ngo ntaza fatika neza. Abandi akareba umuntu akavuga ngo uyu nguyu kabisa ngo amaze gutera imbere, ameze neza, ari hariya, ati uyu nguyu ni umukirisitu. Hari umupasiteri nigeze kumva abyita ngo ni kristometre. Aravuga ngo hari abantu baza bagenda na kristometre, donc wagira nk'igipimo aza apimisha abandi akamenya urwego bariho. Ishusho y'umukirisitu, ishusho yo kumenya kuko ari umukirisitu, nizo za hierarchy z'uburyo rero. Iyo miriwari ntizimubona ahubwo izibona gusa abandi. Ni ishusho rijanye no kumenya uko bariya bameze, ukuye uko we ubwiwe yagomba kuba ameze nuko yabateye. Kandi tukumva kuko ivyo bintu ari ibintu bisanzwe, ariko bikica bigasenya. Ndetse ugasanga umuntu afite umurimo yashoboye gukora, wari umupagani imyaka 5 ishize akiba muri Kongo. Nimba waramumenye ko yari umupagani muri Kongo, naha ngaha nuko amumureba ukamumufatira harya wakujya wari umuziri. Bwana sifiwe. Ariko rero Yesu arimo arigisha, aratwigisha uko tugomba kubaho. Reka mbabwire urugero rwiwe ni uruhe, iwe ni buryo ki. Haraho Yesu yabitweretse ni buryo ki tugomba kwitwara, kuko aho tubyicira naho. Sinzi nimba hari umuntu uri hano wari wakora icyaha wicaye, ariko nimba uhari turi kumwe, bisobanurwa ngo iyo icyaha cyakubayeho ugakora icyaha runaka, ukabesha ukibuga ukora ikindi icyo ari cyo cyose ukora, ikintu kiza kikuzamwo mu mutwe bwa mbere niki? Ikintu uza wifuza bwa mbere kigomba kubaho niki? Uza wifuza imbabazi. Ninde uri kumwe nanje? Nza nifuza kuko nimba nakoreye ikintu madame, ikintu no kwifuza cya mbere cyihuta no kuvuga ngo mpane na wanyishure oya, icyo no kwifuza cya mbere cyihuta no kuvuga ngo mbabarire, no kuvuga ngo bampe second chance, bongere bampe iki andi mahirwe ya kabiri. Ariko abakristo icyo tuza dukora niki? Abakristo icyo tuza dukora niki? Kubandi Yesu rero karavuga, fata igipimo upimiraho abandi, nawe uzajya ucipimiraho. Kijya wifuriza undi, nawe aricyo wiyifuriza. Nimba wifuza kuko uhabwa imbabazi, zuhereza imbabazi abandi, zubababarira. Imana itugire neza. Urugero rwiza rwo kureberaho icyo tugomba gukora, turebera nyine mu magambo y'uburyo Yesu yitwaye mu gihe ahuye n'ikibazo, mu gihe ahuye n'umunyabyaha, mu gihe ahuye n'umuntu udatunganye. Twebwe iyo ubonye umugore wawe cyangwa umugabo wakoze ikosa runaka, ewe niki agenda, bamwe bagira n'amagenda yo kwandikamo, ariko ukifuza kuko we batoye kwandikamo, ukifuza ko ugomba gushaka kubabarirwa cyane. Yesu aravuga ati yewe zubanza wirebe nawe urebe mu mutima wawe.
mbere y'uko ucira urubanza wa muntu uhaye ureba, genda utekereze mu mutima wawe. Yesu yavuze bariya bari bazanye umugore wakoze icyaha, bamushize imbere, ati uyu nguyu yakoze icyaha, ati umuntu uzi kuko ataragikora atakoze icyaha naba ari we wa mbere umutera ibuye. Bagize gute? bazama bonjoroka umwe umwe umwe, yandika hasi ngo yunamuke, asanga nta n'umwe ugihari. Tubashije kubanza natwe tukireba, twamenya neza yuko tubasha gufasha bariya, kubera kuko icyaha kiraza ariko hariho imbabazi. Kuko ndi wakwireba ngo uzasange nawe udafite ikibi wumva kukubabarirwamo. Nimba Imana izi kubabarira, zubabarira abandi. Nimba Imana izi kubabarira ikaguhereza amahirwe ya kabiri, nawe uzajya uyaha abandi. Reka mbereke amagambo Yesu yagaragaje muri Luka 18 murongo w'icenda kugeza ku wa 14. Luka 18:9 kugeza ku murongo waho wa 14. Uyu mugani yawuciye abiyiringiye ubwabo ko bakiranuka, bagahinyura abandi bose. Ati abantu babiri bazamutse baja mu rusengero gusenga, umwe yari umufarisayo, undi yari umukoresha w'ikoro. Umufarisayo arahagarara asengera mu mutima wiwe ati, Mana ndagushimiye yuko ntameze nk'abandi b'abanyazi n'abakiranirwa n'abasambanyi ndetse n'uyu mukoresha w'ikoro. Mu minsi 7 yose niyiriza ubusa kabiri, ntanga kimwe mu 10 mu byo nungutse byose. Naho uwo mukoresha w'ikoro ahagarara kure tiyahangara uwo mukoresha w'ikoro wahagarara kure tiyahangara no kubura amaso ngo arebe mu ijuru, ahubwo yikubita mu gituza ati, Mana mbabarira kuko ndi umunyabyaha. Ndababwira yuko uwo muntu yamanutse ajiwe ari we utsindishirijwe kuruta wa wundi, kuko uwishira hejuru azacishwa bugufi, ariko uwicisha bugufi azashigwa hejuru. Ngira ijambo ry'Imana. Nguko uko Yesu abasha kutureba. Hari abahagarara gusa iwaho kugira ngo ace bugufi, asaba Imana imbabazi. Imana iratureba, turi abanyabyaha bene data. Iyo dutekereje turacumura, twavuga tugacumura, turi abanyabyaha kuko ijambo ry'Imana riravuga mu Baroma 3:23 bikavuga ngo uramutse uvuze ngo ntabwo ucumura cyangwa se nturi umunyabyaha, uba uvuze ko ijambo ry'Imana atari ukuri. Nico gituma yatanze runo rugero, aravuga ati nk'uyu muntu w'umufarisayo. Kandi nubwo bino biri dramatike, ariko mu buzima bw'abantu ibi ngibi barabihorana barabigendana. Mana reba bari bataza batanga icyacumi, bari abaza bakerererwa muri korali, bari bataza baza gusenga, bari bataza baza mu masemo mahombi, bari bataza bakora ibi ngibi, aba bataza bakora biriya. Yesu ntarashima n'umunsi n'umwe umuntu wishira hejuru. Yesu ntarashima n'umunsi n'umwe ngo anavuge ko hari umuntu n'umwe wazagera mu ijuru agejejwe mu ijuru n'imirimo yiwe, ahubwo kwa neema kubw'ubuntu bw'Imana nibwo butubashisha. Na Petero wabashije kubona akamenya Yesu wari we. Yesu yarasubije aravuga ati, ntabwo wabasha n'amaraso yawe n'inyama zawe kwibwira no kwisobanukisha wenyine gusobanukirwe Imana yariyo. Ahubwo urugero twagenderaho ni ngubwo Yesu, kuko tutagendeye mu ntambwe nk'izo Yesu yagendeyemo ntabwo twabasha gusobanukirwa uburyo tugomba kwitwara ku bantu babi. Niki ijambo ry'Imana ritubwira. Yesu nk'ibi ngibi twari tumaze kuvuga, igihe bamuzaniye umugore wari wasambanye, niki yakoze? Yesu kintu yakoze yaramubabariye. Amen. Ariko iyo tubonye abantu bakoze ikibi, niki tuzadukora? Ukuye kubi amplifier
ukwiye kugenda ubibwira n'abandi, ukwiye guhindura imaje yiwe, ukwiye gukuza inkuru, ukwiye kutababarira. Ndakubwira ngo nimba uzi ukora ibyo ngibyo, ntabwo urimo uragendera mu bushake bw'Imana. Ibyo wibwira ko ariko gukizwa, ibyo wibwira ko ariko gukiranuka, uko si ko Imana ivuga, si ko Imana isobanura. Iradusaba kugira imbabazi, kuko nayo izitugirira imbabazi. Iradusaba kugira impuhwe. Wa muntu nabahayeho urugero wahariya nkorera, icyo ugomba gukora nyacu uhuye n'umuntu umeze nk'uwo ni iki? Uja ku kazi ugahura n'abantu, uja ku ishuri ugahura n'abantu. Icyo Imana igusaba, uburyo ugomba kwitwara imbere y'abantu batameze nkawe ni gute? Ngira ngo nta rundi rugero twagenderaho kuyeho urugero rwa Yesu. Yesu we aragenda akavuga ati umukunde, Bwana asifiwe, umubabarire, umwiteho, umugirire neza. Nta na hamwe twabonye mu ijambo ry'Imana hatubwira kuko Yesu yaje agasanga umuntu wakoze ikibi ngo narangiza iwe avuge kuko uwo nguwo ari uwo guhanwa. Ijambo ry'Imana riza rivuga ngo nta kindi cyazanye Yesu hano ku isi, ntiyazanywe n'abakiranutsi, ahubwo yazanywe n'abanyabyaha. Bwana asifiwe. Nuzoza ubona umuntu wakoze ikibi, wakoze icyaha, wagucumuyeho, uzumenya kuko akeneye Imana. Ubanza urebe uremenye kuko wababariwe wowe ubwawe, umenye kuko nawe akeneye imbabazi ziva ku Mana. Bivuga ngo aya magambo twasomye muri Matayo 7 ntavuga ngo tukamenye ikibi, ahubwo aravuga ngo icyo kibi ukimenye, ariko umenye ko hariho imbabazi z'Imana. Yesu ahura n'umusamariyakazi, tiyamugaye kuko yari yamumenye, asobanukirwa ibyiwe byose. Umuntu ufite abagabo batabarika, tiyavuze ngo uyu nguyu sinavugana nawe. Kuba umwigishwa nyawe wa Kristo wakuze ni ukumenya kubana n'abandi, ukamenya ndetse n'uburyo ubana n'aba bantu b'abapagani barya bari hasi. Naho nimba tugenda tugakora amaklabu y'abakristo, tukavuga ngo turi abakristo, reka dukore klabu yacu, mukinezeza, mukabana, mugahana za high five, sico Yesu yakaza akora. Yesu yaragendaga akaja muri ba bandi bapfuye. Bwana asifiwe. Turifuza kuba abigishwa ba Yesu. Urifuza kuba umwigishwa wa Yesu, tuva mu bintu by'uburyarya. Bwana asifiwe. Tuva mu bintu by'uburyarya. Reka mbasomere hahandi nanone wenda mwahibagiwe. Ngo wandyarya we, banza wikuremo umugogo uri mu ryawe jisho, kuko ariko wabasha kubona uburyo utokora agatotsi kari mu ijisho rya mugenzi wawe. N'uburyarya bubi niko Yesu Kristo yabyise. Ahubwo tugende turebe za bindi, tumenye kuko tukwiriye imbabazi, dukwiriye kubabarirwa bene data, kuko nitwabikora natwe nibwo tuzabasha kubabarirwa. Mwibuke rya sengesho Yesu yigishije intumwa ziba zibwira uburyo bagomba gusenga. Aravuga ngo muze musenga muvuge ngo utubabarire ibyaha byacu kuko natwe tubabarira abatugirira. Kuko yashizeho iyo kondisiyo, kuko yashizeho ako kantu. Hari ibintu by'uburyarya biba mu bakristo, kandi icyo kintu ni kibi. Nimba tugomba gukura, nimba tugomba gukiranuka, ntabwo gukiranuka ari ugusenga hano ku cyumweru, ntabwo gukiranuka ari ugutanga igice c'10. Gukiranuka ni ukugenda nk'uko Yesu yifuza. Ntabwo gukiranuka ari ugukora ibintu kubera kuko pasiteri ahaya kureba, cyangwa umuyobozi wa deparite mubamo ahaya kureba. Gukiranuka ni ugukora ibintu wihishe, uri mu cyumba cyawe ugasenga, ntawe uhaye ukubona, ntawe uri bugushime. Ugafasha umuntu, nta muntu uzabimenya. Ukababarira umuntu wakugiriye nabi, naho kugira neza uwakugiriye neza, niki se? Ninde utobishobora? Ninde utobikora? Imana idusaba gukora za bindi bitamakinga sense. Yesu agusaba kubabarira uwakugiriye nabi wagombye kumwishura.
ariko umukirisitu tuvuga ngo nawe ngivyo yakoze ngo birakabije, ngo nanje ngo nabonye ngo ngire gutya, umuruseho iki? Imana tugire neza. Twari abanyabyaha niko ijambo ry'Imana riza rivuga, twari kure cyane, wishize kuri miruware ukireba ukirangiza ukareka uburyarya, wewe wicaye kuva aha mpagaze ukageza ku muntu wicaye muri biriya byumba biri hari inyuma. Dukeneye imbabazi z'Imana, dukeneye kuko Imana itubabarira. Imana irifuza kuko duca bugufi. Tugomba guhinduka itorero bene data rica bugufi. Umwigishwa wa Kristo nyawe ni umuntu uca bugufi, ni umuntu usaba imbabazi. Niwabona umaze kuba wa muntu uza wireba gusa ukumva buri saha urashaka gusaba imbabazi, uzamenye kuko ahubwo wakuze kandi wageze kure. Ariko niwumva utangiye kwikubita ku gatuza ukavuga ngo meze neza, ugatangira kurebera abandi hariya hasi, ugatangira guca imanza, ugatangira gukora ibi byose, uzamenye kuko ufite ikibazo kinini cyane, kuko uri muri kontrediza n'ijambo ry'Imana. Reka nsome ijambo rya nyuma tugiye kurangirizaho mu Baroma 3, ndasoma kuva kuri 23 kugeza ku murongo wa 26. Muratubabarira turengeje iminota mike, ariko nuko numva ko iri jambo tugomba kurirangiza kuko ku cyumweru dufite irindi ritandukanye. 3:23, dore amagambo: ikintu kiduhesha gukizwa, ikintu kiduhesha agakiza. Bose bakoze ibyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana. Nakoze ibyaha sinshikira ubwiza bw'Imana, wakoze icyaha ntushikira ubwiza bw'Imana, ahubwo dutsindishirizwa n'ubuntu bwayo ibibahereye ubusa. Ubusa wongera urisubiremo ubusa. Kuko ku bwacu kubwo gucungurwa kubonerwa muri Yesu Kristo, niwe Imana yashiriyeho kuba impongano y'uwizera amaraso yiwe, kugira ngo yerekane gukiranuka kwayo kwayiteye kwirengagiza ibyaha zakozwe mbere y'icyo gihe, ubwo Imana yabyihanganiraga. Bene data, aha niho hari ijambo ry'Imana ry'ubutumwa bwiza twahawe. Tuze dusubira inyuma buri munsi uko bukeye nuko bwije, twibuke kuko imbabazi tuzibona ku Mana. Twibuke tube sinsiya mu mitima yacu ko tuza tubabarirwa buri munsi, ku manywa na nijoro tuza twifuza ko tubabarirwa. Naguhereza iyindi verse uze kuyisoma, sifite umwanya, muri Yohana wa mbere 1 uhere ku murongo wa 8 kugeza ku wa 10. Niyo watubwira ko tuvuze kuko tudafite icyaha, tuba dukoze icyaha gikomeye cyane cyo guhakana ijambo ry'Imana. Dusaba Imana imbabazi bene data. Twaciriye abandi imanza, titwabasha kureba icyo Imana yifuza kuko tugomba kureba. Titwita ku muntu Imana yaremye, ahubwo tukita kuri bya bindi bimwizingiraho kandi natwe ubwacu bituriho. Nimba wicaye ahangaha ijambo ry'Imana rikaba ryagukoze ku mutima, ukumva rwose kuko intambwe yo gukura no guhinduka umwigishwa wa Yesu wuzuye, uca bugufi ugasaba Imana imbabazi. Yesu ntiyabonye kuko icubahiro yari afite ari cyo kugundirwa. Nzambwira abantu, niyo mpanigisha abantu amakapozi tuganira wenda bafite n'ikibazo cyo kutumvikana, ikintu kinini kizakugora kigatuma ikintu cyose urimo kitiyubaka, nuko utagira imbaraga zo gusaba imbabazi. Nzanumva njewe n'umwana w'imyaka 5 no musaba imbabazi kandi nkumva ntacyo bimbwiye. Nta kibazo. Umuntu uzamuvuga ngo nanje ngo batansuzugura, bagomba kumva twe tuntu mwamuza mwubakiraho ntatwe. Niki bivuze? Umuntu yose mu rugo rwiwe ngo itsinde gusa, itsinde muzico icyo bisobanura.
ngo ntava ku izima. Bwo ni ubucucu. Umuntu yosenya relationship yiwe n'umuturanyi wiwe n'umuntu basengana ngo naje gusa ngo amenye ngo kuno kudakura. Nabikije nkakubwira ngo mbabarira, kandi apana kuvuga ngo bya bindi by'uburyarya, nkaza nkakubwira ati mbabarira, vraiment sinari mbizi cyangwa se byanabaye nyine byashitse, mbabarira, forgive me. Niki binguraho? Niki bizagukuraho ubwiye umuntu ngo mbabarira? Hari faranga zova muri konti yawe? Hari ikintu cy'igitangaza coba cy'igitangaza gikomeye beneda? Sinzi termine ukoresha mu rurimi rw'iwacu ngo mwumve, yo kuvuga ngo turekure. Hari ibintu bimwe abantu baza bagagiraho bakihambiraho bidafite agaciro. Urekure, ube light. Kandi nta kintu kiza kimara imbaraga z'imyumvikanire mike hagati y'umuntu n'undi ko guca bugufi. Kandi reka nkubwire, wabishoboye ntibiza bigushira hasi, ahubwo biza bigushira hejuru. Abaza biresha ngo wasabye imbabazi ngo baza bagusuzugura. How? Ninde wo gusuzugura waciye bugufi? Hari ijambo bazakoresha mu Cyongereza ngo out of touch. Abantu bataza baca bugufi bari out of touch. Umuntu utunama ntazabona hasi kandi azasitara. Uciye bugufi gazareba ibi muri ruhande byose ntiyo ruhagwa hasi. Imana tugire neza. Iyo uciye bugufi uzumara ibintu byose. Ndi senior pastor muri iri kanisa, dusohotse ikanisa ndibaza ko nza mba mu banyuma basohoka ahangaha. Nareba wasize agacupa nkagatwara. Uku twosohoka ngaho ukanyubahuka ukavuga ngo ndi hasi yawe ngo kubera ko nakoze ico kintu. Abantu kwa musanga naza mbona kera mu makanisa abantu bakicara bijanye n'uburyo baza batekereza bakuze bakuranye bya bindi nyine navugaga. Fata umuntu utekereza ngo ni umuyumbu ukomeye umwicaza inyuma, next Sunday ntazaza. So what? Nimpicara harabiki. Tuba muri Ottawa, nari pastor ariko sinari senior pastor. Ngira pastor wanje cyo gihe ndamubwira ati jewe ngiye kuja muri Sunday school, nzoza nigisha muri Sunday school kuva none. Ndagenda nawe arabyumva, ari umuntu w'Imana mwiza cyane, arabyumva ndagenda. Nono worship yarangira n'ibindi byose ngatanja muri Sunday school. Ngo hace nk'amezi nkangaha abakristo bamwe bakamabaza batangira kuvuga ariko muzubona ukuntu pastor aza gusuzugura ngo bama bakohereza muri Sunday school mu bana. Ndamwita ariko ukuzi ikintu uvuze, kugenda nkicara kuri yantebe imbere no kugenda nkicarana n'abana. Rwanda rw'ejo mugani w'abari abo hakurya, ikanisa ry'ejo n'abayumbe bejo n'abakristo bejo n'abapasteri bejo n'abategetsi bejo harigisha bihwanye gute no kuvuga gusa ngo nicaye ku ntebe nka bya bindi baza bashira mu mirima byo kurinda intuzi. Abantu kamusanga ibyo bintu byaraba, umuntu akamasitara akaba yova no mu itorero umuntu bavuze izina giwe. Kini gitangaza. Turekure bene ibyo bintu byose, kuko kuba umukristo nyawe ni ukugenda ukareba ukavuga ati jewe ni Imana. Bwana asifiwe. Jewe ni Imana, jewe ni Imana, jewe ni Imana. Mu kazi kwa kundi, mu rugo
kwa kundi muzabona ibitangaza by'Imana. Narababwiye diada sande yahari ahirya ndababwira ati hari abantu bazagira gutyo kamavuga ngo mu matorero ngo bazabagira gutyo ngo bakama barwana none bakamavuga ati ahantu akoraniye nk'abapasteri bangana kuriya mutegereze gusigiye. Ndatangaje kuko icyo kintu ntigishoboka. Kuko ikibazo kizakiba niba abandi bayoboye nyine baza bagitera. Wagwanira gukubura se, wagwanira gutwara abana ukarara ubona uri mu muhanda, wagwanira se ibyo byose wabifata wamubwira ati Bwana asifiwe icyubahiro kibicu Uwiteka. Ikiza kibi kibazo ni ukurema ibintu n'undi nawe akazayumva ati nanje wampereza biriya nanje nkaba hariya, ariko dukoze umurimo w'Imana twabona ibitangaza by'Imana. Duhaguruke twese ku birenge byacu amaze dusenga Imana, aho Imana ibona kuko tugomba guhindukira ihaduhindukize, tuba abantu baca bugufi bamenye kiri ku wundi kuko natwe cyatubaho, tukamenya ko imbabazi zonyine arizo zizaziduhindura. Turagushimiye Mana kuko wumva gusenga kwacu, kuko Mwami Imana iri jambo ryaje rivuye kuri wewe, ugendereye umutima wa buri muntu wese waryumvise, amaze icyo washatse kutuganiriza jewe uhagaze aha n'abandi bose turi kumwe. Mwami Imana ukibaganirize, icyo tudashoboye ukidushoboje kubw'izina ryawe. Turagushimiye Mwami kubw'ijambo ryiza uduhaye uyu munsi wa none. Reka ukomeze Mwami Imana ugaragaza imbaraga zawe mu mitima yacu, mu buzima bwacu, amaze tse duhora tuguhimbaza tugushira hejuru. Ni mu izina rya Yesu tubisabye twizeye, amen. Urakoze kubana natwe. Niba utari wakora subscribe, kanda ahangaha kugira ngo ibiganiro bindi tuzazana uzabashe kubibona. Imana ikugirire neza.